nimumfashe dusingize Imana tuyishimire ibyiza ikora bihebuje. hari fabu na fabu wundi cyangwa se fabu mukuru na fabu mutoya cyangwa fabu. Je pose mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Buri ntambwe duteye nyine iradushimisha, ariko ntabwo duza twishima ngo tuvuge tuti twagezeyo. Oya, twongeye kubifuriza kugubwa neza cyane mwese abakurikiye Mani Dukunda Media. Turizera ko mumeze neza cyane mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ababasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'izindi ndimi zijya gusa narwo, ubwo ndavuga abumva ikirundi ndetse n'abandi baturanyi muri bihugu byose bya East Africa, turabifuriza kugubwa neza cyane. Murasuzwa nanjye Boni Buranga. Tuje rero nanone kubaganirira, tubaganiriza ku bintu bitandukanye. Uyu munsi twatumiye abahanzi b'ibyamamare hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nubundi ni muri ya gahunda yo kugenda dusura abahanzi bafite aho bahuriye na Kiliziya Gatolika. Kuri uyu munsi rero ntabwo bisanzwe kubera ko turi kumwe n'abasore baririmba neza cyane. Akenshi dukunda gutumira amakorari, tugatumira abantu batandukanye, ariko kuri uyu munsi biri special. The Bright 5 Singers nibo tugiye kuganira kuri uyu munsi. Bafite ibigwi bitandukanye, amajwi yihariye uza kumva hano mu buryo bwa acapella. Niba rwose utaruzi ko mu Rwanda dufite abasore bahogoza, uyu munsi nkwijeje ko uza guhindura ibitekerezo. Rero mbahaye ikaze, reka nakire aba basore mbabwira nti tubahaye ikaze kuri Mani Dukunda Media. Murasa neza cyane, muri abasore b'intarumikwa. Biragaragara neza ko mumeze neza kandi mufite ibihangano byiza abanyarwanda bari kugenda bakunda hano hanze. Reka dutangire rero mwibwira abadukurikiye amazina yanyu ndetse n'abafite inshingano baratwibwira muri Bright 5 Singers. murakoze cyane. Jewe nitwa Karangwa Kwizera Fabrice. Ndi umuririmbyi muri The Bright 5 Singers. Ako nk'inshingano nkaba ndi umuyobozi wa groupe. Hereza mikoro n'abagenzi bawe. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Niyonkuru Fabrice. Nanjye ndi umuririmbyi muri The Bright 5 Singers. Inshingano yindi mfite ndi umunyamabanga. Muritiranwa ba Fabrice abantu baratuzi ngo The Fab. Babatandukanya bate? Ubundi hari Fabu, hari Fabrice, hari Fabu na Fabu wundi cyangwa se Fabu mukuru na Fabu mutoya cyangwa Fabu le gros et le grand. Moi je suis le grand, celui-ci c'est le gros. Mukuru ninde? Mukuru n'ubyibushye, mukuru. Oui, nari mbivuze. Moi je suis le grand et celui-ci est le petit mais le gros. Abumva igifaransa babyumvise. Merci. Reka dukomeze. Murakoze cyane. Nitwa Jean-Marie Vianney Mugwaneza. Ndirimba muri groupe The Bright 5 Singers. Umuyobozi wungirije nk'abandi na bass. Murakoze cyane. Mucuranga rimwe na rimwe, si buri gihe mucuranzi barahari. Murakoze cyane. Nitwa Patrice Zeb Ndori Ndahiro. Ndirimba tenor, akaba ari directeur technique, akaba ari ushinzwe gutunganya repertoire, muziki n'ibindi bintu bitandukanye, imyitozo n'ibindi byose. Kubera ukuntu muri bakere ndumva buri wese afite inshingano. Buri wese n'umuyobozi ku giti cye. Yes, ngira ngo rero bamaze kubibwira ni The Bright 5 Singers, abagabo rwose bameze neza, baririmba neza. Ariko mbere yuko tujya mu makuru atandukanye abavugwaho cyangwa se muri byinshi twifuza kubabaza, ndagira ngo banze baturirimbire kugira ngo twumve neza ayo majwi y'umwihariko y'umwimerere abagabo bateranye bagamije gushyira hamwe kugira ngo baduhe ibintu byiza cyane. Ubundi nibamara kutwumvisha uburyohe bw'ibyo badufitiye, mu kanya turagaruka tubabaza byinshi bitandukanye. Mwanya n'uwanyu rero, The Bright 5 Singers.
ushaka gikorwe musi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutunga uriduhe none utubabarire ibicumuro nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho bose kandi dawe ntudutererane mu bitwoshya udukize icyago wow ibintu nk'ibi biboneka hake. Twishimiye cyane kuba dufite itsinda nk'iri ngiri. Buriya hari amagurupe menshi yagiye akundwa hano hanze atari no mu ndirimbo zarimbiwe Imana, tuvuge nka za Westlife, Backstreet Boys n'abandi benshi batandukanye. Abagabo iyo bashyize hamwe bakaririmba, ku bwanjye mba numva ari ibintu byiza cyane. Hagati aho Bright 5 Singers turumvamo umubare 5, ariko hari ahantu nigeze mbabona muri 6, none uyu munsi mwabaye 4. Mu by'ukuri iyo 5 isobanuye iki kuri iryo zina ryanyu? Perezida natangire atubwira Fabrice, kuki mwiswe gutyo, uwo mubare 5 usobanuye iki? Ese muri 5 cyangwa se groupe yashinzwe kuwa 5 cyangwa hari saa 5 hari saa 11 za mu gitondo? Mutubwire. Okay, murakoze cyane. The Bright 5 Singers, iyo 5 irimo, navuga ko ifite ibintu, ingingo nyinshi cyane nyine ziyishimangira. Icyambere cyo ijya kuvuka, bon no mwaka yavukiyemo harimo 5. Ubwo ni muhe mwaka? Muri 2015. Aha, iyo ni impamvu ya mbere. Ivuka icyo gihe igihe yashingwaga yari igizwe n'abantu 5. Yatangiye ku gitekerezo cyaturutse kuri formation cyangwa se master class yo bitwa Belobo. Belobo ni umuririmbyi wa opera ukomeye cyane muri Afurika ndetse n'ahandi, navuga ku isi yose, uririmba bariton. Igeze kuza rero yari master class yapanzwe na Chœur International. Aza kujya kwigisha nyine cyangwa se gutoza abaririmbyi b'i Butare. I Butare muri Chorale Bomberger hari harimo abaririmbyi kuko yatoza korali muri kaminuza y'u Rwanda icyo gihe. Noneho haza kuvamo abasore 5 baravuga bati iyi myitozo tubonye ntabwo twayihagarikira hano cyangwa se ngo tuyipfushe ubusa, mureke dushake akantu twakora. Murabizi ko nyine muri ubu buzima, yaba muri business dukora cyangwa se nyine n'izindi engagement zose, umuntu ugira role model, ugira abantu ushobora kureberaho. Hari indi group nayo yitwa Il Divo. Il Divo niyo navuga yabenspiye, bo baririmba ari 4, ariko bashaka kujya neza nyine muri nka style byo kumera nk'iyabo nyine. Kubera niyo formation bari bamaze kubona, baravuga bati reka tugerageze pop opera. Itangira ityo mu mwaka wa 2015 igizwe n'abasore 5. Iza no kwitwa The Bright 5 Singers. Kuri ubu ngubu rero bitewe nyine na exigence z'ubuzima cyangwa se aho ubuzima butujyana, bamwe bagiye bagenda bakajya mu masomo, bakajya kuba ahandi, ku buryo The Bright 5 Singers uko yatangiye n'ubu ngubu ntabwo navuga ngo yarahindutse. Iracyari ya yindi, momentum iracyari ya yindi, ndetse tugenda tureba nuko yarushaho kuba gushinga imizi. Kandi nka group bimaze imyaka myinshi, tuba tugomba kugira ntoza duhindura. Ubu ngubu turi 6, ako wa mubare 5 ntabwo dutana nawo. Ubundi turabaririmbyi
b'amajwi ane sibyo amajwi ane kongeraho n'ibicurangisho urumva nabyo bikora umubare 5 gatanu rero iracyakomeje 5 yabaye 5 ni 5 5 n'umubare w'umugisha buriya ku itsinda ryanyu hanyuma rero niki muri rusange umuntu yabamenyaho mubarizwa muri Kiliziya Gatolika ibyo nibyo ndabizi nabibavugira ariko se mufite icyicaro hagana he cyangwa se hari ahantu mwaba mubarizwa nyine umuntu yavuga ati nabasanga niba bafite uburyo bwo kuririmba niba baririmba muri misa cyangwa mu bindi bikorwa bitandukanye Fabrice mugenzi wawe murakoze cyane warutubaje ngo dufite aho tubarizwa nibyo koko tubarizwa muri Kiliziya Gatolika muri Paroisse Cathedrale Saint Michel niho tubarizwa niho dukorera ubutumwa navuga bwa buri munsi bijyanye na Kiliziya niho nanjye vuga icyicaro niho tubarizwa niho mubarizwa wadushaka ashobora uwo yabaza Semsheri yatubura ahanyuze hari umunsi mujya mugira mukaba mwaririmba mwenyine muri Saint Michel cyangwa ni ukuba muri abakristo baho gusa bisanzwe ahubwo mugahuzwa n'uyu murimo mugiye kurepeta cyangwa mu bikorwa bya groupe turaririmba misa zisanzwe nka Bright 5 Singers yego wow abantu mukeneye gufashwa cyane mu misa muri Saint Michel hariya muzaperereze mumenye igihe aba basore baririmbye ndumva rwose biba ari ibintu byiza cyane niko mbitekereza nkunganiye tubarizwa cyane muri communauté anglophone niyo twavukiyemo yaho abantu basengera Saint Michel baratuzi baza mu misa ubwo ni kuri babandi cyane baza mu misa y'icyongereza ariko n'ikinyarwanda turaziririmba n'igifaransa communauté zose twazigezemo nuko bimeze murabyumva ko ari abantu bize umuziki ndetse barahugurwa ibyo bakora barabizi kugeza ubu bafite indirimbo zitandukanye reka tubaze Jean Marie kugeza ubu ibikorwa mufite wabitubwiraho iki muri rusange nka groupe ukurikije iyo myaka 7 mumaze mukora ni nk'imyaka 7 ugereranyije mumaze kugera ku ki kugeza urakoze cyane Boni Buhanga dufite ibikorwa byinshi nka groupe yinde byinshi uririmba babivuze bagenzi banjye turakomeje kuririmba kandi dufasha n'abantu mu buryo butandukanye twanakoze album tunayilaunchinga hajya n'imera ntabwo rimwe ndabyibuze neza ntabwo rimwe twakoze n'ibitaramo twakoze ibitaramo muri Serena Hotel yandibuka ko hari umunsi mwigeze kabisa mukora igitaramo mwuzuza hari ahantu harakubita haruzura twakoze ibitaramo bibiri ndetse bigira umusaruro mwiza binaduha image nziza n'ibyo dukeneye gushyiramo imbaraga twakoresheje icyo gihe ni byinshi aho ngaho twanagiye no kuri Rwanda Legacy tugira andi makonseri nka ariko ari impure ari cyane cyane kuri twe n'umuryango wa bugufi w'abantu badukurikira inshuti zacu usibye ko na covid yaje bijya gumaza imyaka 2 tuyirimo byari bigikomeje no kwenda yakombye mu nkoko ibikorwa by'ingenzi byo guhura gutarama kwidagadura iyo mpamya kwiza ko bitarabaye twari ko tuva kuri concert gatatu yarangiye ubushize tunavuga n'ibyasohotse bindi yarasohotse n'indi kurikiye ariko kugeza ubu ni album 2 kugeza ubu ni album imwe twaronche ariko hari izindi ndirimbo baye gukorera ni album ni ibitaramo bigikomeje batwitege muri make wamuha mikoro yaravuze cyane cyane ku bitaramo ariko navuze misa zisanzwe ariko abakunzi bacu inshuti zacu tubita umuryango tubita famille yacu tubafasha mu buryo bundi butandukanye abagize ibyago tukaba twabafasha kuririmba indirimbo z'ihumure abagize anniversaire y'amavuko cyangwa y'ubukwe mw'ubwo buryo nabwo turabataramira mu ngo zabo. Noneho reka mbaze Pacis, hari amakuru numvise mu minsi yashize ajyanye n'ibyo bikorwa mu mazi iminsi mukora,
numvise ko ngo mwaba mwaratumiwe mu muhango wari wateguwe n'umwe mu miryango y'abantu bakomeye hano mu gihugu bari mu myanya y'ubuyobozi. Ibyo bintu byifashe bite? ibyo ngibyo ni okay, sinzi ukuntu nabivuga. Buriya abantu wa mugani ukuntu ubutumwa butambuka, indirimbo zizihiza Imana noneho n'amajwi meza bugatambuka neza, ntabwo bibura gukundwa n'abantu b'ingeri zose. Ari abo bayobozi wenda se nubwo ntazi neza ayo makuru ariko ahubwo ntabwo ushaka kubita wenda mu byubahiro byabo ariko ni byiza cyane, ni ikintu cyiza cyane, ni umugisha. Nta kundi nabivuga, ahubwo abandi nibaza, ahubwo nta kindi navuga. Ndumva turimo ntabwo mwatubwira abari bo? Sinabimenya ubwo sinzi wakubwira, ariko ipfa ko ni ntabwo biri kure y'ukuri. Ibyubahiro byabo ntabwo wenda biri kure y'ukuri, wasanga utari kure y'ukuri. Mu by'ukuri si kure y'ukuri, mu by'ukuri si kure y'ukuri. Ikintu nk'icyo mwari mwarigeze mugitekereza, ukuntu mwashinze groupe muhereye muri Eglise Catholique, wenda muri abanyeshuri muri kaminuza, ukumva ko ibyo bintu byazashimwa n'abandi bantu bari hano hanze ndetse bakomeye bafite ijambo, bari mu myanya y'ubuyobozi mu gihugu? Icyo kintu mwari mwarigeze mugitekereza? Kamaze perezida, izo nzozi mwari muzifite cyangwa zarabatunguye? Bon, murakoze. Wenda no kugira ngo ngisubize neza, abakunzi ba The Bright Five Singers cyangwa se twe twita nk'umuryango wacu, bose tubafata nyine nk'abantu bakomeye cyane muri mu buzima bwacu, aho duhurira hose, yaba mu misa isanzwe nyine iba ari ubutumwa busanzwe muri Saint Michel, ndetse no mu zindi circonstances, ibyishimo se mu gihe hakenewe ihumure, bose tubafata nk'abantu bakomeye. Rero Bright 5 ijya gushingwa, navuga ko inzozi zo zari nyinshi cyane kandi n'ubu turacyazifite, ni izo kugeza ubutumwa bwacu ahantu hose hashoboka. Ntabwo ari ahantu nyine haciriritse gusa, ni ku isi yose kandi ahantu hose hashoboka. Niyo mpamvu rero n'ayo makuru yawe nyine birashoboka nyine, kuko nyine urumva imyaka 7 isaga 7 tugiye kumara, hari ahenshi twakoze ubutumwa, kandi kubera ko intego yacu ari hose no kuri bose, urumva birisobanura ubwabyo. Hari ikindi kibazo ngiye kubabaza gishobora kuba kijyanye n'ibyo tumaze kuvugaho, ariko nacyo kimaze iminsi kivugwa. Bamwe mu nshuti zanyu cyangwa se ababumva muririmba hirya no hino, abababona bamaze iminsi bavuga yuko hari ukuntu muri kujya mwinjira muri uyu muziki usanzwe wa sekira, ndetse hakaba hari n'abatekereza ko mwaba mugiye kwipakurura wa muziki wa Kiliziya Gatolika cyangwa se indirimbo zarimbiwe Imana. Ndashaka ko icyo kintu Fabrice mugenzi wawe akinsubiza. Ese The Bright 5 Singers mwaba mugiye kuva mu ndirimbo zaririmbiwe Imana? Ko hari tendance, hari ukuntu muri kugenda mubizamo mu buryo abantu bari kubyibazaho cyane. Urakoze Boni, warukoresheje ijambo ngo kuwipakurura. Yatugora tugiye kuwipakurura, twazipakurura ntibyashoboka, ntitwawuvamo pe. Ayo makuru ntabwo ariyo, ntitwawuvamo. Kandi nk'uko twashinze groupe yacu, wenda ababasha gusoma nka biography ya groupe ko dufite ahantu biba byanditse, ntabwo turirimba umuziki uri limite no kuva mu ntangiriro zacu. Turirimba wenda abakurikira umuziki ni genre turirimba ni pop opera na R&B mo gakeya, tukaririmba na iyo mvuzemo pop opera harimo na musique classique. Yego, wenda niho imizi yacu yashibukiye muri musique classique, ariko ntabwo twebwe mu ntumbero za groupe ntabwo ziri limite. Ubwo wari warabafashe nk'abantu baririmba indirimbo z'Imana gusa 100% zo muri Kiliziya Gatolika, yaba yarabyibeshyeho? Dufite indirimbo zifasha abantu zose zihari, zitanga ubutumwa bwiza. Iziri mu butumwa bwiza zose mushobora kuziririmba.
nk'umwanzuro w'igisubizo cy'icyo kibazo ni ukuvuga duti dufite ibintu turimo turakora bindi bitandukanye. Ni byiza ahubwo ko abantu batangiye kubimenya. Ni byiza ko twagura ahubwo tugakomeza tukanagera ku zindi publike zitandukanye. Nubwo publike ya mbere wenda yatangiye kudusapotinga cyangwa se kudufana, marshe yacu ya mbere niko navuga se, babaye abantu b'abagatolika. Ni byiza cyane, ariko misiyo yacu ni ngari kurusha ibyo. Turashaka kugera kure, turashaka kwagura, yego turashaka kurenga n'imbibi z'igihugu niko navuga. Jean-Marie, nta hantu byabangamira umuhamagaro wanyu cyangwa ubutumwa? Na hato urumva sarahari buriya kuba wenda mwarimba izindi ndirimbo zose n'ubutumwa bufasha abantu. Icyo nicyo cya mbere, gufasha abantu. Kandi burya uzasanga umuntu ntabwo afashwa n'iyobokamana gusa, kuko iyobokamana burya biri mu bigize ubuzima bwa muntu, ariko hari n'ibindi, hari n'umuryango, hari n'ibyiza dusangira nk'umuryango, hari ibyishimo, hari n'ibyago. Byose bigize umuntu ubuzima bwo kuri iyi si. Rwose umuziki wacu rwose hose turahari kandi twari neza, dufasha abantu kandi tubashimisha, natwe twiteza imbere, twiyubaka. Ni na byiza cyane ko abantu basobanukirwa icyo kintu, n'ayo makuru yarahari, abantu bakamenya impamvu yavugwaga ndetse no kuri kwayo. Ariko nanone ba bantu bari hirya no hino babifuzamo ubutumwa mu buryo butandukanye, bakaba bazi ko icyo kintu bazakibona. Hanyuma ndagira ngo mbasabe mu ndirimbire cyangwa se muririmbire abadukurikiye kuri Mani Dukunda Media indirimbo iri muri urwo rwego, muri ibyo bintu twari tumaze kuvugaho, kugira ngo mutwereke yuko koko mushobora no kuba mwajya hano hanze mukaba mwahangana n'ayandi matsinda cyangwa se n'abandi bahanzi batandukanye mu gutambutsa ubutumwa cyangwa se no kuba mwaririmba gushimisha abakunzi banyu. Je pose mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Wow, ibintu biraryoshye cyane. Ubundi sinzi niba mubizi ko muzi kuririmba neza, ariko nongeye kubivuga, niba hari undi wabibabwiye mbisubiyemo. Bya biryoshye, bya bimeze neza cyane. Birumvikana ko ibintu mukora murabizi. Ese birashoboka ko mwakwakira abandi bantu mu itsinda cyangwa byararangiye imiryango irafunze? Reka mbaze uyu mugabo. Reka mbaze Pacis. Mu itsinda mushobora kwakira abandi bantu? Hari umuntu ushobora kubabona kumva arabakunze cyangwa kumva yishimiye kuba yakwifatanya namwe? Ndumva igisubizo cyanjye ntabwo kiri netre cyane, ntabwo cyavuga yego, ntabwo cyavuga oya. Umva groupe amarembo yacu arafunguye. Groupe yacu yiteguye kwakira des talents kabisa, ziteguye gukora, zifite amajwi meza. Nta muntu utakwifuza kugira undi muntu ukomeye mu ikipe yiwe, ariko ubwo byasaba kubyigaho, byasaba processus nziza. Uririmbyi wese muri twebwe ajya kwinjiramo bashobora kumera nk'ikigo babikoraho inama. Njyana ndabizi personnellement nk'igihe najyaga kwinjiramo, ariko bavuga toke pros and cons. Ni ukubanza gukora inama yo kubyigaho, inama yo gusuzuma imiririmbire. Ni ibiki bindi musuzuma cyane, Perezida? Murakoze cyane. Nk'uko wari ubibajije, ni karibu muri groupe yacu. Groupe yacu twize kuvuga ko dufite umuryango nyine, dufite umuryango nyine ubamo inshuti, ubamo abavandimwe. Groupe yacu rero mu kwiyubaka kwayo dukeneye, ntabwo ko dukeneye amaboko, dukeneye abaduha experience mu kuririmba se, mu gucuranga se, muri coordination yenda zigiye zitandukanye n'ibiki byose. Numva dukeneye abantu nyine. Wenda kuririmba ko ari the bright 5 singers nyine tukaba turi ubwo tungana gutya, ntabwo navuga ko biri limit nyine byarangiye ubwo ngubwo. Hari igihe dukenera gufatanya n'abandi bantu,
tukaba wenda no mu butumwa bwacu nyine nka aho tugiye gufasha nk'igihe batubwira bati wenda turashaka ko mwazaza akwenda mukaza muri nk'abantu 15 icyo gihe twiyambaza abandi kandi babandi duhera mu muryango igitsina gabo oya ntabwo biba ari ngombwa ko biba ari abagabo gusa oya ngiye nyine biba ngo bashiki bacu ubwo barahejwe sibyo ko no mu ndirimbo zacu cyangwa se sukubaheza ashobora kuba ari no murongo mwihaye kuri ubu ngubu nka The Bright 5 Singers nyine na amajwi ne turimba dukora ntuza amajwi y'abagabo cyangwa se male voices ariko ntabwo nyine birangiriraho nka ababishobora bajya no kuri YouTube hari indirimbo twakoze dukora collabo n'abandi abandi nabo abaririmbyikazi urumva ko ntabwo amarembo yacu afunze ahubwo aruguruye kuri ako ngako icyo nakongeraho perezida muri konseri zose twakoze za zindi ebyiri twakoze ntabwo twavuga turi twenyine ariko ndavuga kuba noneho mu itsinda ryanyu hazamo undi muntu utari umusore cyangwa utari umugabo itsinda ryacu twarikoze ari umwihariko ni umwihariko ariko ntabwo turimita n'abandi turakorana okay ni nacyo gituma nyine mugira uwo mwihariko kuko muri bake bakora nk'ibi hano mu Rwanda nkeka ko n'abantu muhanganye atari benshi ariko turizere ko muzagera no ku rwego mpuzamahanga reka mbonero kubabaza nihe vision cyangwa ni ikihe cyerekezo mushaka guha groupe yanyu cyangwa itsinda ryanyu nibihe bintu by'ingenzi mwifuza kugeraho ku buryo nimubigeraho muzavuga muti aha turishimye cyane utubajije ikibazo kigoye cyane ko ni ikibazo cyiza navuga nka domaine turimo turi nayegereranya nk'ubugeni ni biragoye cyane kuvuga ngo ndashaka kuzagera ngahita nishima wenda nkagera nkishimana n'inshuti zanjye bikarangira biragoye duhora iteka n'iteka dushaka kuva hano tukagera ahandi tugera nk'uko umuntu yaba afite urugendo nyine ariko atazi ngo ruzarangira gute ariko nyine rugenda ngo sky is the limit akaba ari urugendo rugenda akaba ari urugendo rugenda rugana heza apana gusubira inyuma rero nk'uko byatangiye ari mu ntego zacu turashaka mbere na mbere kwiteza imbere mu miririmbire mu muziki ndetse tukaba twanafasha n'abandi gutera imbere mu muziki wacu nyine utaruwa navuga hari ukuntu abantu bagenda bavuga nyine wenda ngo turi muri Kiliziya Gatolika gusa ariko akaba ari umuziki nyine mu muziki uri vast cyane nyine abawuzi cyane barabizi iryo dini ryacu ni umuziki nkuko Kiliziya ari universelle natwe turi twifuza ko rero twakomeza kujya twiyungura ubumenyi cyane buri ntambwe duteye nyine iradushimisha ariko ntabwo duhita twishima ngo tuvuge tuti twagezeyo oya ahubwo tugenda twigira ku bandi ubu ngubu ibintu byaroroshye na tekinoloji turiho nyine ushobora kwiga uri hano ariko ukigira ku bandi wenda bari ahandi hagiye hatandukanye ku isi kandi byoroshye nibwo buzima bwacu rero tubayeho muri iyi minsi ndetse muri genre zose ibyo perezida avuze mbaye simplify cyangwa ubikorera resume buri gihe tugira action plan natwe tugira iteganyabikorwa ryacu rya groupe niba tuvuze ko buri mwaka haba concert ariko nimba uyu mwaka ibaye ni ukuvuga ko nidutegura concert ubutaha ntabwo igomba kuba ari concert y'uyu mwaka urumva buri gihe dukomeza nyine tugenda nta hantu hariho kugera. Yes, Jean Marie, abakunzi banyu rero barabakumbuye ngira ngo mwabivuze ko muteganyije ibikorwa bitandukanye kubera covid ntibyabasha kuba. Ese haba hari concert mwaba muri guteganya cyangwa ikindi kintu giteganyijwe ku buryo abantu bazaza bakongera bakababona bakava mu majyaruguru mu majyepfo iburasirazuba iburengerazuba baje kureba The Bright 5 Singers vuga n'ahandi no hanze kubera ko mvugiye ibintu konseri ni bimwe mu bikorwa dukora buri mwaka kandi
kugira ngo twizihirwe tunahimbaze ko duhari kandi tunasangiza abantu ibyo dufite banadukundira kuririmba. Rero uyu mwaka turimo 2022 ni amahirwe ko na covid igenda yoroshya imirindi. Konseri irahari mu kwa 10 mu kwa 10 rwose nta gisibye. Ku itariki zingahe? Akenshi kubera ko groupe yavutse tariki 15 z'ukwa 10 tureba mu icyo cyumweru tukareba umunsi uhura na weekend ariko uri muri cya cyumweru muri ayo matariki muri iyo minsi mu kwa 10 hari igihe 15 zishobora kuba ari kwa 4 wenda ubwo ngubwo ku akenshi tuyikora kwa 6 cyangwa ku cyumweru urumva biba 17 10. Mu kwezi kwa 10 abantu bitegure kumva aya majwi meza ndetse n'ibicurangisho nabyo biba bihari cyane bakenyere niyo nka ntizasigara. Kugeza ubu muzi gucuranga ibihe bikoresho cyangwa mwifashisha ibihe bikoresho? Ni piano, dufite piano wenda amajwi bwabyo nayo amajwi ufite ukuntu aririmba amajwi niyo afite uburyo aririmba ni nk'amajwi bikitwa amajwi ari ku buryo n'ubwo amajwi burya akora muzika bijya gufite imimerere wayo. Okay, bita kapela. Dufite abacuranga piano n'abacuranga ibyo bita orgue byose ni instruments bakandisha intoki. Tunafite n'abacuranga bya bindi by'imigozi ubwo hari nka gitari turabafite muri groupe barimo n'abacuranga bya bindi bita violon nabyo bya bindi bagenda bakora bikagenda bivuga neza cyane. Urumva kugeza ubu ngubu niba ibikoresho bya muzika bacurangisha intoki ibyo bakurisha by'imigozi byose tumeze neza. N'ibindi turi kubitangira kandi mpamya ko vuba ahangaha baratubonye turaje. Hanyuma ikibazo cya nyuma ngana ku musozo, muri mwe abasore ni bande, abagabo ni bande? Ubwo nshatse kuvuga bubatse ingo. Twese turi abasore. Mwese muri abasore. Imana yagwishyura. Amen. Hanyuma reka mbabaze, abagabo iyo bashyize hamwe bakaririmba ni ibintu bigira igikundiro cyane cyane, kandi ntitugiye kubeshya bashiki bacu rimwe rimwe hari igihe bagaragaza urukundo ndetse n'amarangamutima. Ese ntabwo mwari mwatangira kubona abantu babakunda cyane 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 muri bashiki bacu babereka igikundiro babareba icyoroshye? Ntabwo tunganya ntabwo twese tunganya generation. Turi generation buryo bwo kuririmba no guhuza amajwi yacu no gusiriva abo duha ubutumwa bwacu, ariko ntitunganya imyaka, ariko turayiranye cyane. Kandi burya gushaka cyangwa se kujya muri wari uvuze bigiyemo neza burya biba by'umuntu ku giti cye, ariko gushaka neza biteguye neza ni byiza, no kudashaka uri kubitegura neza nabyo ni byiza. Muri make aho turi hose ni heza, ariko ni byiza biri imbere. N'abari muri groupe bandi harimo n'abagabo bien sûr barimo bashatse. Reka reba ubwo hari umukobwa urimo arakurikira ino interview naza ashaka ijambo rwose Jean-Marie rwose. Jean-Marie imiryango irafunguye, arimo arabitegura neza rwose, mumenye muzamwiteho. Jean-Marie nibyo yaraje nk'ubu ngubu. Reka mbaze Fabrice wundi. Fabri, mu managinga mute cyangwa se mwitwara gute ku gikundiro cya bashiki bacu? Nkeka ko baba bataboroheye habe namba, kubera ko ni abantu batwereka ibyishimo bafite ku bikorwa bitandukanye. Ibyo bintu mubyitwaramo mute kugira ngo mubashe gukora ubutumwa bwiza kandi ibintu bigende neza? Ikibazo reka ntangire mvuga ntitubyitwaramo neza, ariko uburyo dukora cyangwa n'abakunzi bacu akenshi tubita umuryango. N'icyo gikundiro dushobora kugira kiba ari ikivandimwe cyane. Akenshi kiba ari ikivandimwe bitewe n'ibyo tuba twahuriyemo, ubutumwa tuba dutanga, gusenga. N'abavandimwe muri Yezu Kristo. N'abavandimwe cyane. Amen. Ariko bishobora no kubyara ibindi bintu bifite umusaruro. Nka Salome na Robert ukuntu ari abavandimwe muri Kristo Yezu. Ni byiza cyane, dushyigikiye ubuvandimwe. Kandi impamvu mbambajije iki kibazo, hari abantu bashobora kubana isaba, harimo abagabo, harimo abasore, imeze bite? Rega umuntu ashobora, iki kibazo nshobora kuba nkibarije umuntu ukimaranye iminsi,
ariko bikaba byamuha direction akavuga ati nka buriya Jean Marie umuntu yareba nubwo ubu ngubu twebwe duhari tutari twubaka ariko na Fab wambaye umweru ariko hari mu bakuru bacu batubanjirije bose ubu barubatse ni ukuvuga ko natwe rero muri mu nzira turi mu nzira nziza. hanyuma perezida buriya kugira ngo umugabo aririmbe ijwi rya mbere aririmbe neza ni ibintu byoroha. Ubundi akenshi nko mu makorari cyangwa mu yandi magurupe tubona abakobwa ari bo baririmba amajwi ya mbere. Ubundi abagabo bazwiho kugira ibijwi biremereye by'amabase n'amatenor, ariko mu kanya hari ahantu mwazamukaga nkumva bimeze neza cyane. Ni ibintu biba byoroshye, birashoboka cyane muri tekinike zo kuririmba kuba ijwi rya mbere ryaryo hariririmbwe n'umugabo. cyanuke gake ataragusubiza muri kumva ukuntu ari gusubiza, ariko ubu ngubu niwe soprano wacu. Ngaho nasubize murakoze cyane. Bon, mu miririmbire birashoboka cyane, bisaba kurya amagi niko ntabwo ari question yo kurya amagi cyangwa se nta kuyarya, ahubwo nkuko wari ubivuze, wavuze ko amajwi ubundi tumenyereye nko makorari akenshi ijwi rya mbere n'irya kabiri aririmbwa, tumenyereye ko aririmbwa n'abakobwa cyangwa se abadamu, ariko hari n'aho ubona ari abagabo bari kuyaririmba, nabyo bibaho. Biroroha? Bon, ntabwo byoroha cyo kimwe nuko kuririmba na bass nabyo uri umugabo bitoroha, ariko bibaho cyane. Ariko nka umwihariko wacu twebwe bon, bitewe na ntabwo turirimba nyine nka female voices, oya turirimba mu majwi nyine ari male. Ugiye no kureba muri range wasanga abakobwa baririmba hejuru cyane kuturusha, turirimba yacu ariko tugafata niba ari ijwi rya mbere ryane dukunze kwita soprano. Sinzi ko iba ari n'inyito nziza cyane iyo turi kuvuga twebwe, ariko nabyo birashoboka cyane nyine tukabifata muri za range zacu cyangwa se niyo navuga tesiture zacu z'abagabo, ariko tukabikora gutyo. Rwose ni umwitozo. Imyitozo, imbaraga z'imyitozo. Okay, turi kugana ku musozo. Sinzi niba hari message mwaba mutegurira abantu muyivuge, cyangwa se niba hari ikindi mwifuza gusorezaho, ubundi mudushakira indirimbo imwe mufite yakunzwe kurusha izindi, aba ariyo dusorezaho. Murakoze cyane. Mbere na mbere turashimira Mani Dukunda Media, by'umwihariko tukanagushimira nawe Boni Buranga. Turashimira abakunzi bacu kandi turabatashya, kubera covid nyine hashize igihe kinini cyane tudatarama tutahura ngo twishime, ariko ubwo twagize amahirwe nyine kabiri kugenda isa nk'igabanuka cyangwa se igabanya ubukana muri iyi minsi. Nk'uko twize kubivuga, tubasezeranyije ko turi kumwe, kandi The Bright 5 ntaho yagiye. Mbamare n'impungenge kandi ntabwo tugiye kuva muri Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika navuga nk'aho ari afata nka fondation ya The Bright 5 Singers. Ntabwo mu iterambere ryacu ntabwo twajya gusenya ngo tuyihere muri fondation dusenya ngo byaba birangiye, wapi. Ahubwo icyo turiho nuko turacyayikomeyeho, ariko turashaka gukora ahantu hose ku bantu bose. Nigeze kuvuga ngo dukora ubutumwa ahantu hose ndetse no kuri bose, ariko nyine ntabwo wahita ufata imizi uyice, oya ntabwo twaba turimo twubaka. Ahubwo The Bright 5 turacyari muri Kiliziya Gatolika, ndetse turashaka no kugera no ku bandi bose ku isi yose, ku bantu bose. Murakoze cyane. Mudushakira indirimbo imwe muririmbeho agace gatoya, ubundi tugane ku musozo. Tutarayishyiraho iyo ndirimbo, Fabrice yavuze ko dufite igitaramo gutaramira abakunzi bacu biri live turi kumwe, ariko ntitwanabibagiye muri ibyo bihe byashize bya corona. Hari indirimbo twagiye tubakorera, nzi ko ikoranabuhanga muri Rwanda rwacu
rimaze gutera imbere. Abasura imbuga za YouTube, dufite urubuga rwa YouTube, dufiteho indirimbo nyinshi. Ugiyeho The Bright Five Singers n'ubundi ugiyeho ntiwagira irungu. Ushatse kutuganiriza kuri Facebook turiho, n'ubundi twitwa The Bright Five Singers. Kuri Instagram mwatwandikira mukaduha ibitekerezo n'inyunganizi n'icyo mwifuza twabakorera, turahari ku bwanyu. Asante sana. Indirimbo tugiye kubaririmbira dushimira Boni Buranga watuganirije ndetse na Mani Dukunda Media, yitwa Dusingize Imana. Abenshi barayizi cyane cyane abakristo gatolika ndetse n'abatari abakristo gatolika, twaje gusanga hari abayikunda. Yitwa Dusingize Imana, iri ku muzingo wacu wa mbere cyangwa album yacu ya mbere yitwa Musabe Muzahabwa. Yego, indirimbo yo ni Dusingize Imana. Yego. Nimufashe dusingize Imana, tuyishimire ibyiza ikora bihebuje. N'Imana yuje urukundo n'impuhwe, impuhwe zayo zihoraho iteka ryose. Yumva amaganya y'abarushye n'abaremerewe bose, igusha imvura ku babi n'abeza. N'Imana rukundo itanga ititangiriye itama. Nimufashe tuyisingize, nimufashe tuyamamaze, nimufashe tuyishimire. Yumva amaganya y'abarushye n'abaremerewe bose, igusha imvura ku babi n'abeza. N'Imana rukundo itanga ititangiriye itama. Nimufashe tuyisingize, nimufashe tuyamamaze, nimufashe tuyishimire. Niditakoreye ibitangaza, mutima wanjye uramenye, ntukibagirwe na rimwe kuzirikana ibyiza Nyagasani yaguhaye kubera urukundo rwe, yaguhaye kugenga isi yisingize, yaguhaye roho wayo ngo agukomeze yisingize. Yakoherereje Yezu Kristu ngo agucungure yisingize. Mana yanjye nyemerera ngusingirize mu ndirimbo, niyo mpano wampaye. Intoki zanjye ntizigahweme kugucurangira Mana yanjye, umunwa wanjye ntugahweme kukuririmba Mana yanjye. Intoki zanjye ntizigahweme kugucurangira Mana yanjye, umunwa wanjye ntugahweme kukuririmba Mana
Wow, byari byiza cyane kandi twizeye ko nitwongera kubatumira muzongera mukaboneka hano kuri Mani Dukunda Media. Abakunzi banyu rero tubasezeranye yuko rwose nk'uko mwabyivugiye mu kwezi kwa 10 bazababona imbona nkubone, harimo amajwi y'umwimerere ndetse n'ibicurangisho bitandukanye. Reka rero mbashimire cyane mwese abari badukurikiye, mwari kumwe nanjye Boni Buranga. Nkwibutsa yuko Mani Dukunda Media usangaho ibihangano bitandukanye ndetse n'ama interview byose bivuga ubutumwa cyane cyane bwibanda kuri Kiliziya Gatolika, ariko harimo n'ubundi butumwa bushobora kugirira akamaro n'abandi bantu bari hano hanze. Producer Emmy Pro nawe aba hari muri studio ya Universal Record kugira ngo abakorere indirimbo nziza. Mwumvise yuko aba basore bazi kurimba ndetse ni nabo bagira uruhare ahanini muri ziriya ndirimbo za Catholic All Stars, ziriya ndirimbo zihuriwemo n'ibyamamare bitandukanye muri Kiliziya Gatolika, nibagiwe ndetse na Emmy Pride ukora amashusho y'izi ndirimbo. Ibyo rero byose mushobora kubisanga hano muri Universal Record ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye uzagenda ubikurikira hano kuri iyi channel. Nizera yuko niba utarakora subscribe uyikora kuri Mani Dukunda Media. Mbifurize rero kugubwa neza cyane, ibihe byiza, bye bye.